Ibi ni ibintu bitanu ugomba kwirinda niba utangiye business. Niba uri gutekereza gutangira business cyangwa warayitangiye ariko kumva ibintu bitagenda neza uko wabitekerezaga, iyi video ni yawe 100% rwose. Hari abantu benshi batangira business bafite imbaraga nyinshi, bafite ibitekerezo byiza, ariko nyuma y'amezi make ugasanga business irafunze cyangwa amafaranga yose yashize. Kuki bibaho? Akenshi na kenshi ntabwo bibaho ari uko badafite ubwenge cyangwa se badasobanutse. Oya, bibaho kubera amakosa mato bagenda bakora nabo ubwabo batabizi. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ibintu bitanu ugomba kwirinda niba utangiye business kugira ngo wongere amahirwe yo gutsinda muri business yawe. Nguhaye ikaze, niba uri mushyashya wibuke gukora subscribe. Reka dutangire. Ku mwanya wa mbere turahasanga gutangira business kubera ko abandi bayikora. Iri ni ikosa rya mbere abantu benshi bakora nabo ubwabo, bakumva ko bakoze ikintu kibi ari uko imyaka ishize cyangwa se ari uko bamajije guhomba. Iri kosa abantu benshi bakora ni ugutangira business kubera ko babonye abandi bayungukiramo. Urugero, ushobora kubona umuntu ufite boutique iri gukora neza cyangwa restaurant iri gukora neza, ukabona huzuye abantu, ukabona haparitse abamotari, nawe ugahita uvuga uti nanjye reka ntangirira business. Ariko iki ni ikibazo gikomeye cyane. Kuba umuntu yatangiye business ntibivuze ko iyo business ikubereye nawe wayijyamo ikaguhira. Hari business ishobora kukorohera ikaba yakunyura cyangwa se ikaguhira, ariko hari na business ishobora kukugora kubera ibi bintu, kubera aho uri, kubera ubushobozi ufite, kubera experience yawe, cyangwa bakiriya bafite ibyo bakeneye bitandukanye wowe utabifite. Mbere yo gutangira business rero, jya ubanza wibaza uti ese nkundiye business? Ese mfite ubumenyi bwo kuyikora? Ese hari ikibazo cya nyacyo nshobora gukemura? Ntugatangire business kubera pressure cyangwa kubera ko iri gutrendinga cyangwa se iri gukundwa hanze. Business nziza itangirira ku gukemura ikibazo abantu basanzwe bafite muri rusange. Umwanya wa kabiri rero w'ikosa utazakora niba ushaka gukora business neza cyangwa se gutangira business ikazaba successful: kuvanga amafaranga ya business n'ayawe. Iri ni ikosa risenya business nyinshi cyane. Abantu benshi batangira business amafaranga yose yinjiye bakayafata nkaho ari ayabo bwite. Nk'ubu business yungutse 100,000, ugahita ugura imyenda, telefone cyangwa se ugahita yose uyarya. Nyuma ukazatungurwa no kubona stock yashize cyangwa ubura amafaranga yo kongera kuzana ibicuruzwa. Niba ushaka ko business ikura, gira amafaranga yayo yihariye. Kabiri, niba bishoboka gira konti yayo. Wowe ujye wihemba nk'umukozi wa business yawe. Business ntabwo iba ikorera amafaranga yose kugira ngo abayo kurya ako kanya. Hari ayo kongera gushoramo kugira ngo ikure. Iyo utabikoze business yawe irahagarara cyangwa igapfa burundu. Ikosa rya gatatu, gutinya gutangira kuko ushaka gutungana cyane. Abantu benshi bafite ibitekerezo byiza cyane, ariko ikibazo nuko bategereza ko igihe cyabo kizaza cyangwa se bategereza ko bazatangira ari uko ibintu byose birimo bigenda neza cyangwa byagenze neza, muri make byabaye perfect. Bagategereza amafaranga menshi, ibikoresho bihenze, office nziza cyangwa ubumenyi bwiza budasanzwe. Ariko kuri ngiye kukubwira ni uko nguko gutangira business ntabwo bisaba kuba wese witeguye 100% cyangwa se uri ready. Abenshi mu bantu batsinze batangiye business ari bato cyane mu bijyanye na financial, mu bijyanye na capital, mu bijyanye n'ibikoresho. Icy'ingenzi rero ni iki:
icy'ingenzi ni ugutangira. Icy'ingenzi ni ukwiga uko ugenda ukora umunsi ku wundi. Icy'ingenzi ni ugukora amakosa ukayakosora cyangwa se ukamenya aho wakosereje ukagenda ubikosora buhoro buhoro. Niba utegereje perfect time cyangwa se ibintu byiza, ushobora kuzamara imyaka utaratangira. Tangira n'utwo ufite experience izagenda iza uko ukomeza gukora. Ku mwanya wa 4 w'amakosa utagomba gukora niba ushaka gutangira business cyangwa se gukora business igakomera: kutumva neza abakiriya bawe. Hari abantu batangira business bashyira imbere ibyo bashaka, ntibumve icyo abakiriya bakeneye. Urugero, ushobora gukora product nziza cyane wowe ubwawe ukunda, ariko abakiriya batabikunda cyangwa se iyo product yawe batayishaka, igihe igicuruzwa cyawe muri make batagikeneye. Business ntabwo iba ku bitekerezo byawe gusa, iba ku kibazo cy'umukiriya ndetse n'uko ashaka kugikemura. Baza abakiriya uti: ni iki mukeneye? Ni iki kibabangamiye? Ni iki mwifuza kubona gitandukanye? Ese ni ibiki narangura? Ese ni ibiki nareka kurangura hano muri iyi karitsiye? Kandi ujye wumva feedback cyangwa se ibyo bagusubiza. Iyo umukiriya yinubiye ibintu, ntabwo abakwanza, abaguhaye amahirwe yo kunoza business yawe. Abantu batsinda muri business akenshi nabumva abakiriya babo kurusha abandi. Ku mwanya wa 5 w'amakosa utagomba gukora niba ushaka gukora business ikazagera kure: gucika intege vuba. Iki nicyo kintu cya nyuma ariko gikomeye cyane. Abantu benshi batangira business batekereza ko bazahita babona inyungu zihuse. Iyo hashize ukwezi cyangwa amezi make ibintu bitagenda neza, bahita bacika intege. Ariko kuri ngiye kukubwira nuko business nyinshi zikomeye zatangiye bigoranye cyane. Hari igihe ushobora kubura abakiriya ukagira igihombo, cyangwa ukumva ushaka kureka byose cyangwa se ushaka kubihagarika. Ariko ibyo ni igice cy'urugendo, ni kimwe mu bigize urugendo. Itandukaniro hagati y'abantu batsinda n'abatsindwa nuko bamwe batangira hanyuma bakemera gukomeza, mu gihe abandi bo batangira bahura n'ibibazo bagahita bahagarika. Jya wiga kwihangana, wige guhozaho, wige no gukomeza kwiyubaka umunsi ku wundi. Success muri business ntabwo iza kubera ko itunguranye, izisanga umuntu wihanganye, wemeye gukomeza gukora ndetse wemeye no kwigira mu makosa yakoze akayakosora. Muri make rero, niba utangiye business ntukayitandukanye cyangwa se ntugashake kuyikora kubera ko itrending cyangwa se ari iri gukorwa cyane ngo muri karitsiye ngo hari abantu ngo bari gucuruza utubari ngo ibintu birakomeye ngo nanjye reka nshyiremo akabari. Oya, utangira business warayitekerejeho, ntukarebe kuko ngindi trending wumve ko nawe iyawe izahita izamuka. 2, ntukavanga amafaranga yawe n'aya business. 3, ntugategereze igihe cyiza cyangwa se ibintu byiza kugira ngo uzatangire business. 4, jya wumva abakiriya kuruta ibindi byose. 5, ntugacike intege vuba. Niba wirinze aya makosa agera muri 5, uba wongereye amahirwe menshi yo gutsinda. Niba iyi video ikugiriye akamaro, gerageza uyisangize abandi bantu bashaka gutangira business cyangwa banari muri business, kandi wandike muri comment ni irihe kosa ubona abantu benshi bakora muri business. Murakoze cyane, tuzongera kubonana muri video itaha. Yari Mbabazi nk'ibisanzwe. Imana ibarinde.